umva abantu bari batangiye kujyana amagambo mu rugo ngo narahahunze ngo kubera ko ntwite. none se wari wagiye kwereka mama wawe kuri mu kigota? No, I'm asking. Nyine ni ikintu nzi ko umukobwa uwo ari we wese yatinya gusubira mu rugo. Nta yindi mpamvu. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, tugiye kuvuga en français. So by the way, ndabasuhuje nanone again, ndabakunda cyane, we back again. So, last time twaganiriye ku bintu byinshi about behaving yourself and comments zanyu twarazisomye. Even the feedback is good. Uyu munsi Angiye kwambara gift za anniversaire munyitondere. ngo ngari gukurikiza ngo inama ngo mwamugire ngo yo kwikwiza and what. Hari umuntu wagize gutya anaho idira. Arangatihera ku idira witoza kwambara sharia. Kuko mpishe mvuga ngo cyagiye ngo ya sharia ngo yari yambaye agatimba. Naye ndavuga ati okay, iyi dira ariko nayo irakubura. Ariko idira nziza ni Zerekane hasi. Irakubura ngenda nyifashe ngo. Ngenda nyifashe uko. Ego se. Ino dira nta n'icyumweru iramara. Ibintu zabayigira mu mubibona. Nyakiriye. Ariko iyi dira maze kuyambara mu minsi igera nko muri ngahe 7 cyangwa 8. Yikurikiranye se? Maze kuyambara oya ndakamesa. Niyo waba ukamesa iminsi 7 inshuro umaze kuyambara bishobora kuba ari myinshi. Maze kwambara nk'iminsi 3. Urumva? Mani meze noneho umugore utwite. Urumva? Umugore utwite ko iyo wambaye imyenda minini rero mwabakobwa. Ukambara imyenda minini kwa kundi umukobwa ngo reka niyambare ngo twenda ngo tundekuye. Ngo tutagize uragenda ukibagirwa. Ukagenda ukabyibuha. Wazakenera kwambara kenda kagufasha ugasanga materi imwe iraha, indi iraha. Bikagucanga uri kumva? Ariko reka nkubwire. Ngiye guhamagara inshuti zanjye. Kumva? Zibwire ko ntwite. Ntabwo ubwo mbyisuriye bikata bimbaho. Byambaho kandi njye ntabyo njya nkora. Ariko reka rukuri birisere mbikore. bikoreho. Ngiye guhamagara umushutanyi mbwiye ati nipimye nsanga ndatwite. Mbonye umuntu mo hano nkumbuye kabisa. Cyazo nuko atari bunyitabe. Mwana wamba yakanyitaba gusa kubimuhingutse mbere. Arahita yishima. Alo? Ndakubyukije. Nta kibazo. Niko nashakaga kuza kukureba. Urugo. Kibazo. Nadibi. Uriya. Ubaye iki? Meze neza? Alo? Oui. Meze neza? Sha. Na byadanje tu. Kuvuga nkaho ufite ikibazo. Uriya. Ahantu narindi. Ariko ndi kumva natinye gusubira mu rugo. Okay, ngwino mbwira nta kibazo. Ndi mu rugo njyewe. Ndashaka kubanza kubikubwira mbere yuko
mbere y'uko nza. Nahise ubwo ngubwo yego ubwo ngubwo nyine ntabwo byakunda yuko nsubira mu rugo. Habaye iki se mbwira, talk to me. Habaye iki? Hari umuntu wo mu rugo mwavuganye? Nta kintu na kimwe, nta kibazo na kimwe dufitanye. Are you pregnant? Uratwite? Kunzi ko ariyo mpamvu yonyine yatuma utinya gusubira mu rugo. Ninde wabikubwiye? No, I'm asking. Nyine ni ikintu nzi ko umukobwa uwo ari we wese yatinya gusubira mu rugo. Nta yindi mpamvu. Nibyo se? Ni uko nguko bimeze kandi rero uriya muhungu arimo arambwira ngo nimbe ndetse ngo arimo arashaka amafaranga. Mbabarira nyine umutwe neza. Yego nyine nawe ni uko ntayo afite. Ndimo ndakubeshya. Uri hehe? Ngwino mu rugo nanjye. Ngwino ibintu turabivugana nugeraho. Ariko humura ntugire ubwoba nta byada. Hari ibyadanje se? Don't worry. Ngwino tuvugane. Icyambere cy'ingenzi ni uko umwana ari umugisha. Ibindi ngwino turabivugana nta kibazo. Ndaje. I like the way she talks even. Ni ukuri umwana ni umugisha. Ubwo umuntu wabagara mu umugore wa Rusine. Ariko inshuti ni nziza, isi iyo nshuti ari nziza. Reka mubwire ko namubeshya. Ubumuretse. Reka mubwire ko namubeshya. Ibaze ko abyutse. N'abatuje. Ahise abyuka ndi kumwumva. Nyine n'abatuje, iyo isi uba ubimubwira directly. Banza utuze gatashobora no kongera kuguhamagara mu kanya tukiganira. Tubane tubiganire ibi nabavuze. Uwo muntu arabizi ko ushobora gusama inda. Uragasa ukamubwiza uzi ibintu ashobora kuba Yesu we atari ubwa mbere abivuze. Kuko inshuti ye ndabeshya David. Inshuti y'uburyo ibyakiriye. Ntabwo bimutunguye. Oya none si ibintu bisanzwe. None se I was thinking why don't we call that girl wundi nakubwiraga. Uyu nguyu ni umubyeyi. Atambwa tuzi ko bambwiye ko uyu mukobwa atwite. Uhe harya? Pasha ibyo biboro twarabikoze man. Tubibwire nde? Cyetse ubundi ubibwiye nka nyama. Cyangwa ukabibwira Innocent. Innocent ndi gushaka umuntu muri close cyane. Shaka umuntu umwe nimero ye muri close. Sha. Cyetse nta muntu turi close cyane w'umukobwa nawe muri close. Wow nani. Cyangwa Linda. Hapana Linda please. Linda wundi Alice. Any one of them. Oh yeah. Ariko Nana will be good. Nana ni mwiza sha. Cyangwa na Peri. Peri ntabwo yabyumva. Katwaye twumve Nana. Yabyumva. Because byagorana. Don't copy my flow. Sundo wayigira. Oya yandike bisanzwe.
So ariko you people uzi kugira inshuti itahise ikubwira ngo yego ngo none akahita kwanika ukumva byacize kindly so nimero yesi we ahubwo binshanze ukumva arimo arakubwira ati ngwino tuganire ngwino tuganire ngwino mbwira uko byagenze uwo muntu nahita mwica wahita umwica gute nikavuze mutamubwira ko yaguteye inda ngo nahita mwica hoya ntabwo avuze ngo yahita nyica ngo yahita mwica kubera ko yanenda yahita nyica kubera ko ngo ari kuvuga ngo yabuze amafaranga nibyo avuze ngo yahita none se amafaranga ubundi ashaka kumininga n'ayiki yo kujya kwibana yo kujya kwibana yo kujya muri ghetto niyo navugaga ariko we nese sibyo holy god umva my people ese twahita tubana ngo nuko wanenda ntabwo ibyo ngibyo guhereza uburenganzira reba ko ariyo ngiye ntabwo mba ndeba neza ni iyihe ntabwo mwitaba oya ongera umwitabe twumve ibyo mvuga oya ntabwo mwitaba okay let me call this one kiranyica nari nabikubwiye ariko ko aribwo ngira kubwamagana niba hari ikintu cyane ntabwo ari kuyivugiraho siko ngo ni ukuyivugiraho ngo is not available cyangwa nta n'iyiriho simbizi ariko icyo nzi iyo umuntu umubwiye inkuru nk'iyo ngiyo bad news like that aho ubundi wahamagara nanjye Sirage bamubwira ko nateye inda ubundi hamagara Sirage ntabwo ariko ari bufata kandi umubwire ko ari njyewe yakumirwa yaca urwota amasimbi arakwitaba uwatitaba ninjye kuko ngiye muteza ambutiyaje ariko wowe arakwitaba hari igihe aba ahuze imana idufashe yani gufashe jute hari umutipe nzi rero umufite wanjye wo halo niaje salamu alaykum urihe se wanjye siko nakubuze sha sira ndagukumbuye walayi ntabwo wabinkora kabisa nawe ngiye kugukora ibintu ariko igicucu kise gisekeramo ubu wanaduvumbuye arandawurije sha ngiye kugutuburira uburyo nateye inda kandi ibintu hari kuvuga byari kuba biri bitangara none igicucu kibisekeyemo sha yabigize urwenya atekereje ibintu hari kuvuga ahita agira ubwoba bisekeramo ndapfuye ariko urabuze wanatubonana Sira umeze ute se byagenze bite ngo ramuzi yateye inda ngo ramuzi yateye inda reka dusipoze ko ramuzi yaba akubwiye ati ubuzi rero namuteye inda wavuga ngo iki ramuzi akubwiye ko yaneye inda wavuga gute sibyo arata njye barabizi ko nitonda mwana baranabizi ko utabyara sira arata mu kanya ndaje ngo hamagare reka turangize video ndahita nguhamagara sawa cyari igikaritaje do ndebere ubundi ubu koko mana ko numamize umwuga shaka undi wabagara agize ubwoba undi nahamagara n'inshuti yanjye kandi ibintu yavuga ni ibitangaje wamba wariye wowe ukabyara ugahamagara Innocente Innocente nta kintu namubwira uzubu Innocente namubwira ngo katwongere no nimero si umamagare mukuru wanjye mukiriya wacu umamagare se mukuru wanjye
mukuru wanjye reka nkumvishe uno mutipe kuntu ari ikigoryi ntabwo ndi bumuvuge izina ariko reka muhamagare wumve ni igiturage Pasha se kamamagaye ngo natitaba nawe ceceka natitaba ndahita mfata Pasha yitaba Allô? Oui. Izihe nshuti se kandi? uba ufite izindi nshuti sha Oya na. Izihe ndenda kuzahinduka ukambona ko na Allo Meze bite mu Ase waryamye sha ibintu byawe wowe noneho ni ibisazi kabisa mva ahubwo nkubwira agakuru karenze usiko ngiye kureba ikibebe se nkasanga ngo nagiteye ndakintu fo cyakindi umva atari ibisazi me wala noneho wumve ngo nabuze ikintu ndi bukore kabisa umva nawe wowe uri kumbwira ngo ni ibisazi uri kumarira iki kari niyo ubu ngubu nawe sinumubwira ntari bicaye noneho ndiho Undi watagiye ngo ufite abandi bana umva ntari wiwe ndumva nta kintu uri kumara ndaza kukuvugisha wumva inshuti dufite n'abana beza reka bahamagare Pasha ariko ashobora kuba bamubwiye ikintu winde se waba ukimubwira waza wumvira kandi muhamagare Pasha uzi ko amuhamagaye inshuro zingahe ebyiri uri kuvugira agiye Pasha narindi kwishyura mbura ukuntu narindi kwishyura mbura ukuntu mbigenza wishyura wa mwana wamenya ndi kwishyura ibiki nari nitumirijeho agafanta ku muhanda bari bampamagaye ngo nishyure none se uri kuruyenze reka nibereye mu rugo ntabwo waba waratashye ngo uretse kutamvugisha ngo nabonye izindi nshuti ariko nikuvuze wanga kumvugisha igihe ufite abandi bantu ugiyeho aha nawe ariko ufite inshuti zawe njyewe niba nanjye nari ndi kumwe n'umurwayi natashye ejo inshuti zanjye njyewe bari kumwe nazo buri munsi natashye ejo ndananiwe nyine kubera nari maze iminsi ndara nicaye kubera ibintu byo kugira byo kuba uri kumwe n'umuntu urwaye ntabwo arakira neza ahubwo n'ejo nshobora gusubirayo nuko numvaga nikumburiye mu rugo mba abantu bari batangiye kujyana amagambo mu rugo ngo narahahunze ngo kubera ko ntwite none se wari wagiye kwereka mama wawe kuri mu kigota Pasha wagiye wiyubaha mana wiyubaha nta mukobwa wabona muri buno buzima wiyubaha nkawe ariko abantu bajya ngiye kwereka umumama si iyo utwite ntabwo akureba agahita kwibwira n'impaka ngabone waragiye uramwiyereka tu namwiyeretse nijoro mu gitondo ego mu izina rya Yesu wazimubashye na mama wawe kiri bugufi ego komana Pasha nawe ngwino ndebe basi niba uzi kureba abantu batwite wese nakwizera pe uzuzanye n'itoroshi muri keyo neza ego
shapasha wagiye ureka si ubwo nawe wanshinja inda we nayigushinja nyine ahubwo ni gute ushobora kumva ko umuntu yagushinja inda nawe ukitwara abantu rero basigaye banadufiteho amakuru tutifiteho hari umuntu ngo w'umusesenguzi ni ukuri birisere wabyutse mu gitondo ampamagara mbaza ngo hari amakuru ngo mfiteho yuko ngo mfite inda tureka n'ibyo ngibyo uwo musesenguzi yabyutse ambwira ngo hari amakuru ngo mfiteho yuko ngo mfite inda ubundi kumubwira ati inshuti yanjye genda usesengure ndamubwira ati rero ubwo ngubwo ntabwo wakibeshya uzabona bisigaye nawe utinya umuntu ukuvugaho koko njye ntabwo mbitinyira iki se ntabwo abantu bavuga mbitinyira iki bavuge umuntu akomeze bavuga umuntu akomeze ahubwo mama kuru ntabwo mbizi ariko pasha wajye wiyubaha imvura iri kugwa abantu bari kugukupa uracyahamagara umva pasha rero yari avuze amakuru yo mu nda y'isi bituma dukatinga uri kumva pasha ujye ukoresha uko ushoboye n'undi munsi mu buzima bwawe si ukampamagare kuwa gatatu urabizi ko ariwo munsi nkoraho wangiza ukampamagara wese uba wumva ndi bugukorera ikiretse guhita nanjye nshyiraho gutya tugahema shamise mvuga ati pasha ntabwo bino bintu ni ibyanjye nawe turi babiri ntabwo bireba abandi kaduhamagare yahise amuhamagara cya gihe arambura ko tumuhamagare twumve mama o aranyije uraseka iki akuraho mu nda mana yanjye siko wabwiye ngo nze uncumbikire ibitotsi byanjye utumye bigenda onorino w'umutwe mama o arankunda ndabibonye mama o ariko sha ibaze wari ubizi neza ko mfite gift y'umwana urangije wanga kuntumira genda karye dodo mbisi ndakwanga mani cyumva wamabura mani ukora pati wanga kuntumira ariko wari wambwiye ko ukiri hariya kandi ntabwo nayo kubwira ngo ngwino usige umurwayi rwose uwo sinjye none ariko umusigaho gakeya isaha imwe nkaza nkiterurira umwana wagize umwaka se umwaka uzi ko ukirimo uzashira ari uko umwaka ushize umunsi uzaba uhugukiraho uzajya zagutekera ibiryo byawe ndabikumbuye ariko wamukinga we ntuzongere kumbeshya none se ubwo uko narindi kuri kamera nabuze umuntu uharara prank nzashyiraho n'agafoto kawe no kuri thumbnail agahita ishadora umukobwa mwiza ubaho arundeye guhita ambwira ati vanamo undi ngo umwana ni umugisha ariko mana umwana ni umugisha arata yewe uno mwaka ndanabaha n'umwuzukuru ariko mara we yoze ko yahise abyuka uri kuba atabyutse ngo ngwino urangikije mani kandi bane ariko ngiye se uzankorere prank ndayaga cyane oya just wait for me ndayaga cyane ushobora kumbwira nk'ibintu nkahita ngwa nk'ahantu narindi wait for me uzambona ntabwo urambona oya sha sibyo ko njye ntabwo naguhabura nahise ubundi ko niba wari uri kuri kamera kuki watumye mvuga izina ryawe mpuzamahanga ese hari ubwo ndi kuri televiziyo naribi ndabadaje guhamagare mu kanya tuyikuremo
gakurwe mu Rwanda nta n'isoni. Ashu. That's what about a true friend actually. Rero mama Ako siko twabuze inshuti n'imwe tugira inama y'ubugoryi. ntayo njye izo nshuti nazongera duhamagaye Nyamwiza waba wiyumvira yahita kubaza ati gute wanere inshuti yanjye nda Ora mutipe nanjye muhamagara nzi ko ari umuntu ugiye kumbwira ibintu by'ubugoryi. Anjya mushuti wawe ari mu Rwanda. Nsanga ari straight ameze neza cyane. Ndi wundi. Oya ura ijambo rimwe yakubwira ni kuramo. Ngere n'inshuti zanjye ntabwo ari uko zimeze. Oya ariko uriya nawe yahita akubwira ati se bro urakora iki? Nyamwiza nkivuga ngo ndatwite ndagutenda aramuzi. Ma nimero ye. Akamamagaza mbaza iki? Akasigaye ayifite. Yahita nkupaka ataguhamagara. Ambaza iki? Ufite iyihe gahunda ku nshuti yanjye? Nta n'imwe asibye gutaha tukaryama tukatuza. Guys turabakunda. We love you so much. Wowe ibi bintu bikubayeho wabyitwara mwege inshuti zanyu iyo uramutse bibayeho byanyage cyari prank ugahamagara inshuti yawe yakubwira gute vanamo. Oya nibatubwire inshuti yawe trying ugerageze uyibwire ibyo muzi trying mutubwire uko azababwira. In the comment. We love you.